Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Umwaka w'1980, umwaka w'2025, imyaka 45 irashize korari Umubibyi ibayeho. Iyi korari yaduhaye indirimbo nyinshi kandi nziza zanogeye amatwi yacu na n'ubu zikinezeza roho yacu zikaduhuza n'Imana. Ni nyinshi mu ndirimbo za korari Umubibyi twakunze, abenshi tutazi ko ari iza korari Umubibyi, ariko uko ibihe byagiye bihinduka twagiye tumenya ko ari izawe. Dusobanukirwa byinshi kurushaho. Turibuka indirimbo amahoro ni meza bavandimwe, amahoro ni meza bavandimwe. Ndumva iyi ndirimbo twese tuyihuriyeho, cyane cyane yajyaga ica kuri Radio Rwanda kera mu ndirimbo zasabwe hakiba radio imwe rukumbi mu Rwanda. Ntabwo twakwibagirwa kandi indirimbo tugiye twibuka ibihe bikomeye, ibihe bibi byose tubyibuke, iyamagorwa yaje turambaza, tugasenga ubutitsa tubabaye. Ntabwo twakwibagirwa nanone indirimbo idususurutsa cyane ku munsi mukuru wa Pasika, ni mumushime munamusingize, ni mumuha amashyi mumuha impundu, ko yadukunze akanadupfira. Ntabwo twakwibagirwa indirimbo ni wowe rutare rwanjye, mana yanjye ni wowe niringiye. Ntabwo twakwibagirwa indirimbo nyinshi cyane za korari Umubibyi kugeza ubu ngubu zimaze kuba hafi 80. Iyi korari maze ikora umurimo wo gusingiza Imana binyuze mu ndirimbo. Izi ndirimbo zanogeye amatwi yacu rero nta yindi rero ni korari Umubibyi ikomotse ku muryango w'abasaveri bakoreraga ubutumwa muri Paruwasi ya Sainte Famille muri Arkidiocese ya Kigali. Ivuka mu mwaka w'1980 ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 19 ukwezi kwa 10 2025. Iyi korari yahimbaje isabukuru y'imyaka 45 imaze ibayeho. Ni korari yishimira ko yagize byinshi byiza, yagize ibihe byiza, yagize umubano ukomeye n'andi makorari. Ni korari kandi itazibagirana mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. Ni korari yagize ibihe byiza, korari yahinduye byinshi mu kiliziya, korari imwe mu za mbere zanye umuziki ushyushye mu kiliziya. Kugeza ubu Ndayambaje Jean Marie Vianney niwe perezida wa korari Umubibyi. Bahimbaza iyi sabukuru y'imyaka 45 yatangaje byinshi cyane byaranze iyi korari. Reka tumwumve. Padiri wari umushyitsi mukuru muri iki gitaramo cyacu cya korari Umubibyi, nyakubahwa Perezida Central, bajya kubahwa bafatanyabikorwa bacu dukunda, nyakubahwa umuyobozi w'impuza makorari mu rwego rwa paruwasi, banyakubahwa bavandimwe bayobozi b'amakorari bagenzi banjye, muvandimwe uhagarariye amakorari muri santrali yacu, inshuti za korari Umubibyi, baririmbyi bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ijambo ryanjye, ijambo rya perezida wa korari maze imyaka 45 kuri rezima biragoye, ndagerageza ariko nibinananira mwihangane. Ndabanza nshimire, nyuma ndabaha amateka ya korari Umubibyi, ariko nabwo amasegonda cyangwa iminota mike cyane. Hanyuma wenda ndagerageza kubabwira bike twagezeho cyangwa se byinshi, hanyuma ndasoza mbasaba kandi nongera no kubashimira. Reka rero ntangire nshimira babyeyi bavandimwe na Padiri yumvireho umushyitsi mukuru ndetse na Perezida wa Centrale kuba korari yacu korari Umubibyi igeze ahangaha, aho tutatinya kuvuga ko ari ubukombe. Ntabwo ari perezida uyu n'uyu wayiyoboye uko bagiye basimburana, ahubwo nuko yagize inshuti nziza nkamwe. Yagize inshuti nziza, igira amakorari y'abafatanyabikorwa baturanye, igira n'aba bavandimwe bavuze ngo ntabwo bashaka kuzakomeza kwitwa abamambure doneri, ariko jewe kuzamvamo bizangora kubera ko mfite impamvu kandi ifatika mbita gutyo.
ariko muri akanya ntacyo. Reka rero nshimire bamwe muri mwebwe uyu munsi wa none kuba jyewe nka Ndayambaje Jean Marie Vianney nyobora ino korali mwayireba ikabashimisha, ntabwo ari imbaraga zanjye, zaba izijwi, zaba iz'umufuka cyangwa n'iz'ubundi bwenge ubwo ari bwo bwose, ahubwo ni imbaraga zanyu, ndetse hakaba imbaraga zirenze za bamwe muri mwebwe. Ndagira ngo nko muri iyi myaka igeze kuri 2 ikurikiranye, munyemerere ndahagurutsa famiye imwe, kandi ndanabivuga mu magambo ahari mwebwe mutaza gufata neza, muza kumva ko ahari vyoye uburinganire cyangwa n'ibindi, ariko jye mubifate ko ntari muri politike ya leta, ahubwo mubifate ko ndi muri politike ya gikristo. Ndagira ngo famiye Hakizimana Emmanuel babanze banyemerere bahaguruke. Nimvuga famiye si uko mba nibeshye ubwo n'umugabo n'umugore. Murakoze. Iyi famiye mwigeze kumva mpagurutsa komisiyo ya tekinike mvuze Emmanuel, mwumva abaririmbyi bose bateye hejuru bavugije urwamu rw'ibyishimo, nuko dufite amateka kuri bo tubaziho. Banyamuryango bafatanyabikorwa, mu gihe wenda muba mutari hafi cyane mu kazi kenshi cyangwa mukorera henshi hatandukanye, cyangwa se tutanatinyutse kugira icyo tubabwira kwanga kubavuna cyane, iyi famiye yabaye hafi. Mpamvu navuze ngo ninavuga wenda mukumva ko mvyoye jenda ntimuntera amabuye. Uyu mudamu w'uyu mugabo Mama Pasi, iniforume wenda uvanyeho uyu munsi, ntaramenya uko abantu bayijija cyangwa bagira gute, uvanyeho uyu munsi iniforume ya mbere nziza twambara natwe twumva turaberewe, yaguzwe n'uyu mudamu. Uyu mugabo ajya kuza muri korali, ngira ngo byagizwemo uruhare cyane n'umudamu we, nawe kandi aje aza n'imizi n'imiganda, aza wese uko yakabaye, ntabwo yari azi ikintu cyitwa umuziki na gitoya, ariko uyu munsi wa none umuhaye iriya sintetizeri ukayishyira hariya yagucurangira umuziki. Uyu munsi wa none abana be baramutse baraha, nuko ubu bose bari mu mashuri, bamwe bari hanze y'igihugu, abandi bari mu gihugu, ariko iyo bari aha ngaha bose uko bakabaye baza muri korali mu by'ukuririmba. Abavandimwe bariya ba tekinisiye nababwiye amanaginga mu minsi ya buri munsi, kenshi kubera ko ni abanyeshuri benshi biga muri KHI kise, nanashimira korali Pastor Bonus dukesha bari bavandimwe benshi bamaze mu myaka 3 hano muri korali yacu badufasha, ariko ni abanyeshuri baturuka mu ntara hirya no hino. Iyo baje hari n'igihe bisaba amatike, nako ntabwo hari igihe, ahubwo buri gihe biba bisaba amatike kugira ngo bagende babone uko bataha. Nageze aho nshyiramo imbaraga zanjye uko bishoboka, ariko bigera aho biranga. Ariko Mama Pasi, nubwo utabivuze ibikorwa byawe birivugira, turabizi neza ko ijambo ryawe ryatugezeho. Yabwiye umugabo we ati no wivuna perezida, nawe niba ari icyo ushoboye gikore, kandi burya urugo rufite umugore muzima nirwo rugo rw'amahoro. Korali Umwibyi irabashimira ko muri ndashyikirwa muri Korali Umwibyi. Mujye kwicara. Hello. Mujye kwicara nta kibazo. Ciye mu ijambo perezida gatoya, reka dusabe Mama Pasi kubera ko yamwumviye rwose amuhobera mushimire pe mu ruhame rw'abandi. Hari umuvandimwe, mujye kwicara nta kibazo. Hari umuvandimwe wari uri aha ngaha
Nkurunziza François ni umusaza uyu munsi wa none ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ari muri pansiyo, ngira ngo amazemo nk'amezi angahe. Iyi komite iriho iyobowe nanjye, murabizi mu makorari, perezida w'impuzamakoro arabizi kundusha, kugira ngo ujye gutora perezida byemere biba ari intambara ikomeye. Ariko iyi komite iriho uyu munsi wa none iyobowe nanjye imaze imyaka 5 iriho. Ariko ndababwiza ukuri, uyu musaza niwe waje mu bunararibonye bwe, araza agenda asohora umwe, ariko angezeho arambwira ati Jean Marie ndakwinginze nyemerera, abavandimwe bari kugutora, nyemerera uyobora ikorari. Ati kandi ntabwo nzakujya kure. Kandi ko kuva yambwira iryo jambo, uko dukoze umunsi mukuru, cyangwa se buri mwaka dufite umunsi ngarukamwaka, tugenda tugahoberana twahana ubunani, tukifurizanya umwaka mushya. Akaboko ka Nkurunziza François ruri aha ngaha kaba karimo nako kaba karimo kandi karemereye, nta na rimwe ajya duterana. Nawe mufashe tumushimire nubwo adahari. Ntaragera kuri Muzehe Gashumba, reka mbanze perezida wacu w'abafatanyabikorwa, nanjye ntagiye kubifata ariko murankunda sinoga. Perezida wacu mbere nta nubwo hari ku ngoma yanjye, usibye ko nta na rimwe ntari mu buyobozi, ariko ntari perezida, ngira ngo hari mu makorari menshi ya paruwasi yacu, nitwe bantu ba mbere babanje kugira generator cyangwa se groupe electrogene, ku buryo niba tugiye mu ntara hataba umuriro, abantu bigongwe bazambera umugabo ko nigira ngo tugeze kugeraho nta muntu uhari naki. Ariko ako kamashini twagahawe n'uyu mugabo Victor, arayiterura aratubwira ati ngiyi nishya nayikoreshaga mu kazi kanjye ka buri munsi, ariko ntabwo nshaka kugira ngo mujye ahantu mujye gushaka amashanyarazi cyangwa mujye gucomeka batiri mudafite nuko mucomeka. Ngiyi groupe electrogene turamushimira. Muzehe Gashumba rimwe ubanza sinzi umunsi mukuru twigeze gukora, ubanza yatubagiye ikimasa, ariko bitari n'ibyo. Uko twakoze umunsi mukuru, yewe na bwa bunani mujya mugira abavandimwe barabizi, kuko burya iyo asunitse akanyenyeri kenshi mbishyira mu banyamuryango, bavuga ni dore umunyamuryango wacu ibyo yakoze. Nta na rimwe akaboko ke iyo yumvize gukora mu ibyi yakoze iki n'iki ajya agahina, cyangwa ngo avuge ngo reka nkoremo meze gutya. Ndababwiza ukuri, nta miri agira mu mufuka n'imwe. Yatuvanye atujyana i Kanyanza gusura korari Pueri Cantores. Uyu munsi wa none bavandimwe baririmbyi bagenzi banjye, ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi wa none ubu niwe uyifite mu nshingano ze, noneho 100%. Nitubabwira ngo tugende tujye kwisura ntuzagire. N'aba bavandimwe bose ba Martin, ba Theophile sinzi aho ari, aba banyamuryango bose b'icyubahiro ndabona benshi basohotse, kenshi tubona akaboko kabo kandi batwifuriza gutera imbere. Rero bari kugira ngo mbabwire ya mpamvu mbabwira ngo muri abanyamuryango bacu b'icyubahiro. Icyubahiro ntabwo ari igitutsi, mujye munyemerera, nuko mfite icyo bakesha cyinshi, ndetse kinatumye uyu munsi wa none ngira ijambo rikomeye nkahagarara imbere yanyu nkavuga mukanyumva. Ariko ntacyo, ibyifuzo byanyu buriya ni itegeko, tuzabireba. Itegeko ryabishyizeho buriya rizabivanaho tubyigaho neza. Nababwiye rero kubabwira amakuru make ariko cyane y'amavana amavuko ya Korali Umubibyi. Ngira ngo hari ni nabyo umuvandimwe François ari kugenderaho, kandi nabyo ni byiza. Korali Umubibyi ni korali yavutse kwa Saveri hano muri paruwasi ya Sainte Famille, ivuga mu 1980. Koko bamwe ntabwo twari duhari, birumvikana, kuko ngiye uri kubibabwira. Ubwo ivutse nayigezemo hashize imyaka 6. Ivutse urumva nabigezemo muri 86. Nari muto cyane, ubanza nari ntaruzwa n'imyaka 20, nari nko mu myaka 18. Niyo yandeze, irambyirura, iranshingira,
ingezaho ngeze ahangaha uyu munsi. Rero yavutse ari korali y'abasaveri iririmba misa ya kabiri, ariko nyine ishingiye ku muryango wa Action Catholique nk'uwo kuri iyo muvoma y'abasaveri, ariko ntabwo haciye igihe kirekire korali Umubibyi iza guhabwa uburenganzira, irigenga, yitwa korali Umubibyi. Ubundi yitwaga korali y'abasaveri, ntabwo yagiraga izina, yitwa korali Umubibyi, yiyambaza umutagatifu Augustine. Baradukunda abantu, tukaririmba misa ya kabiri, misa y'abajene, misa ya kabiri yari misa y'abana. Noneho ni nabyo byatwankuraje, dutangirana n'indirimbo z'amashyi. Noneho abakristu, kubera ko hariho amakorali menshi, mu Ndahemuka barabizi, wenda bakuru nuko nabonye bataje, baririmbaga za Gregorie, baririmbaga igihogere, bakaririmba ibiratini byinshi cyane. Noneho abantu bagakunda ya korali yo mu misa ya kabiri, kubera ko iririmba indirimbo z'amashyi, nabo bakajyamo bakabyina. Iza kuba korali noneho ihawe misa, yaririmbaga misa ihoraho ya buri, twari dufite amakorali makeya muri paruwasi, misa ihoraho ya buri wa kabiri. Misa noneho iragenda iruzura, kubita iruzura, ikubise yuzura, nibwo twagejeje kugira imbaraga, noneho rwose turaririmba ibintu biracika. Nyuma simbutse, nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, noneho turareba dusanga noneho b'abakristo bacu twajyaga tugira bacitse intege, mbega babaye découragé, tuburi ko tuzabigenza. Twari dufite nyiricyubahiro Musenyeri Mwumvaneza na Kreti, niwe wari padiri mukuru hariya, aravuga ati tubigenze gute. Turatangira, yari umuterankunga wacu rwose pe, buryo busesuye, aradufasha, twifatikanya na korali zimwe na zimwe, harimo korali Reviva, harimo korali n'izindi, tujya hariya Saint Paul dukora igitaramo koko. Ariko twaririmbye ziriya ndirimbo nahoze mbabwira, amahoro, niwe rutare rwanjye, n'izindi nyinshi muzi twari dufite. Abantu noneho baza kutwumva, baje kutwumva aho ngaho. Sare yaruzuye, ntabwo ngiye kubabeshya, ntabwo rukwirarira. Sare yaruzuye muri 90, hari na 5 na 6 ndakeka. Nyuma yaho kiliziya yaje kongera gukubita iruzura kubera korali Umubibyi. Nyuma ubwo nibwo twatangiye gusohora indirimbo, dusohora indirimbo ya Bikira Mariya, wo nambaza ndamuzi, dusohora indirimbo ya Bikira Mariya ya Noheli, yavutse umucunguzi, dusohora indirimbo iyo mwakunze kumenya ngo Umubibyi w'amahoro, twahise tunahitirirwa, uri twitwa korali Umubibyi, ntabwo ari Umubibyi w'amahoro. Tuza gusohora korali nuze album ya 4 yiswe Kristo iri muzima, ibintu birakomera, tubona abantu bose bongeye buzuye kiliziya, barakubise baruzuye, korali Umubibyi yongera gukura. Ntabwo hari twebwe rero, ni mwebwe n'abari badahari icyo gihe, hari ababahagarariye nkamwe. Tugize amahirwe muraza, mubagwa mu ntege, muraza murabacungura, namwe mudufata mu nshingano zacu. Niki cyatuma ntabashimira se. Hanyuma ibyo twagezeho rero bikeya cyangwa byinshi, nabyo bikubiye muri icyo gikamvuyemo, nizo ndirimbo twasohoye nyinshi, tuzishyira ku byitwa ku makasete kera, twiswe ngo turivugurure, tuzishyira ku masete. Uyu munsi wa none ibyo bintu biri analogue, ntabwo bikoreshwa. Umunsi wa none tumaze kwiyandayanda, tumaze gushyira indirimbo zirigeze hari nko mu 10 kuri channel yacu ya YouTube. Tumaze kuzishyiraho, ubu mugiye mugaklika kuri YouTube mukandikamo ijambo korali Umubibyi Paroisse Sainte Famille, mwazibona, ziraryoshye, ziryoheye amaso, ziryoheye amatwi, indirimbo nziza cyane zidufasha gusingiza Imana. Ariko rero nababwiye ngo ndajya ngana ku musozo, ndanasaba babyeyi, kameramana nyihanganire mvuge mbareba. Babyeyi mwashatse ko tuzajya tubita abafatanyabikorwa, korali Umubibyi irabashimira byinshi, ariko iranabasaba. Uyu munsi wa none tumeze, mumbabarire nkoresha urwo rugero, tumeze nk'aya makipe y'igihugu cyacu cyane cyane ya football.
aza agatsinda hano mu gihugu ariko yagera hanze. Uyu munsi wa none turaririmba mu Kiliziya Sainte Famille bikumvikana bikaryohera amatwi, ariko nta na rimwe turabicaza ngo mwicare muri iyi myanya, twebwe duhagarare muri uyu mwanya dukora igitaramo cyibuze dushimishe abatugannye, namwe tubashimishe nk'ababyeyi bacu. Turagira ngo tubasabe byibuze umwaka utaha iki gihe mudufashe, mudutere inkunga bifatika, dukora igitaramo, dutubire amakorali yo hirya no hino. Natwe erega ntabwo twanze kugira ngo tube korali iyi n'iyi navuze amazina, ntabwo twanze kuba korali iyi n'iyi ikomeye, ntabwo twanze kuba nawe. Natwe duhagaze no mwumvize ko ubushobozi dufite, amajwi turayafite, ariko nta bushobozi bw'umufuka dufite ku buryo dushobora gutegura igitaramo. Igitaramo uyu munsi wa none cyoroheje, wenda dukoreye muri sale zoroheje, ntabwo gishobora gutwara munsi ya miliyoni 5 mugiteguye, kuko tugiye mu gitaramo cyo gihambaye. Murabizi ko tugiye ka Kigali hariya sale yayo ubwayo rwatanga miliyoni 10 size ko wayibona. Turashaka kugira ngo byibuze duhere hasi, turashaka kugira ngo byibuze duhere hasi, dutewe inkunga namwe. Mwabonye ko turi kugera dushyiramo n'amaraso mashyashya. Nahoze mbwira perezida ngo agenda areba, hari n'abandi bataje ariko rwose b'abaterankunga beza, mugende mubareba murambagize, ariko rwose turifuza ko mudufasha natwe tugashimisha abantu, tukabataramira. Dufite ubushobozi bwo twaririmba indirimbo 30 umunsi umwe, tukazirimba abantu bakishima bakabyina bagatarama. Kandi ntabwo dushaka kugira ngo duhere ku musanzu w'abandi bantu baturutse hanze ngo tugiye gukora igitaramo ngo twishyuze cyinjize. Ibyo ni gake cyane biri yesi. Icyo ni icyifuzo tubahaye mu kijyana. Turifuza ko mwakomeje kuko imyaka 45 gese nakomeje no kuyigarukaho, iyo yabaye yarangiye. Tugiye gutegura isabukuru y'imyaka 50, ariko turifuza ko tuzayitegura byibuze tuzayivugira muri icyo gitaramo muzadufashamo kugira ngo tukigereho. Nibwo tuzavuga tuti noneho mu myaka iyi tugiye gutegura isabukuru y'imyaka 50, kandi noneho bizaba ari bitangaza nitugera kuri icyo gitaramo niyo myaka 50. Iyo yubire arya iriya yubire ni bronze, ni or 50 ni or. Tuzizihize byibuze iyo yubire yacu ya zahabu, dufite imbaraga n'abantu batuzi bavuga bati bariya twarabonye mu gitaramo cyabereye aha n'aha iki gihe n'iki. Bavandimwe, reka mve kuba fatanyabikorwa bacu, imire amakorali yo hirya no hino ndetse no muri paruwasi yacu. Muradukunda turabizi, ariko mu makorali mwaturutsemo yose, yaba ayo muri paruwasi Sainte Famille, yaba ayo muri diocese ya Byumba, diocese ya Kabgayi, hirya no hino aho mwagiye muturuka, mubatubwire ngo korali umubibwira bakunda pe. Turabakunda cyane, turabakunda kuko tutabafite ntabwo twatera imbere. Erega buri hari n'igihe tubigiraho twaza no kumva tukavuga tuti kuki tudashobora kuba nka korali iyi n'iyi. Ariko niyo swase nayo turavuga tuti kuki tutagomba gukosora kugira ngo tutazakomeza kuba nka korali iyi n'iyi. Byibuze nta korali n'imwe iri hano tutajya twigiraho. Iyo twaje iwanyu igihe cyose tubafatiraho isomo, kandi isomo riduherekeza mu buzima bwacu bwo gukorera Imana dukoresha indirimbo bwa buri munsi. Bavandimwe rero nshuti, ndabashimiye, nshimira abaririmbyi bacu. Urabona iki gikorwa ntabwo cyoroshye, nubwo harimo akaboko keza k'abanyamuryango, ariko kugira ngo tugire kuri iki gitaramo byasabye kurara amajoro, byasabye kwikora mu mifuka, byasabye gusaba impushya abagabo bacu cyangwa abagore bacu batari muri korali, byasabye gusaba impushya ababyeyi bacu kugira ngo tuze dutegure iki gitaramo. Ariko icyo nshimira Imana ni uko igitaramo cyacu bavandimwe cyagenze neza. Mubyishimire, imvura yarabanyagiye, izuba ryarabaviriye, ariko bibabera umunsi noneho mwiza wo kumva ko mwisubiyeho, hatazagira nibirangiranye n'iki gitaramo. Bavandimwe, nibirangiranye n'iyubire ngo ejo njya kureba muri repetition mbona abantu 15, kandi uyu munsi nari mfite abantu 50.
ari nabo nagiye mpura nabo hanze nkababwira ba bandi bagenda tukaberwa aho bagiye babwira ni mwagarutse muri korali yanyu kwibakeneye ariko mubabera urugero namwe kandi rwose dukomereza ahangaha dufatire kuko abaterankunga bacu cyangwa abafatanyabikorwa bacu nibajya kudufasha bazadufasha kubera ko batureba ariko se niba batatubona bazafasha umuyaga. Ndabakunda rero navuze byinshi ariko ndagira ngo mu gusoza kwanjye mpe ijambo umuvandimwe uyobora umuco nababwiye ko komisiyo y'umuco niyitegura ibi birori niyo ibifitemo ijambo rikomeye. Ndagira ngo rero batubwire uko babibonye umuvandimwe cyangwa abavandimwe babiteguye batubwire mu magambo make uko babibonye hanyuma ijambo ryanjye bararisosereza. Mugira amahoro. Ibikorwa bya Korali Umubibyi kandi biracyakomeza nk'uko mwabyumvise, hari igitaramo bateganya gukora mu mwaka utaha. Ikindi kandi binjiye mu bihe byiza byo kwitegura yubile y'imyaka 50 iyi korali maze ibayeho. Ni korali nk'uko mwabyumvishe isaba inkunga ya buri wese kugira ngo ibikorwa byose iteganya bizagerweho. Ni korali isaba inkunga kugira ngo izi ndirimbo zose twakunze mu myaka yo hambere zose zikusanyirizwe hamwe nazo zijye kuri YouTube yayo. Bafite YouTube yitwa Korali Umubibyi Paroisse Sainte Famille. Tujyeho dukore subscribe kugira ngo umuryango ushyigikira Korali Umubibyi wiyongere. Reka mbashimire namwe mwese dukomeza kubana umunsi ku munsi. Mbifurije amahoro y'Imana.